Yes, nongeye kugusuza nkwaye ikaze ikomeje gukurikirana ni Erickson Phone, nongeye kuva kuri microphone ndi Erickson. Yes, welcome. Yes, uyu munsi rero nkuzaniye amakuru agezweho urubuga rwa WhatsApp rumaze iminsi mike ya rutangaje. Ese WhatsApp byagenze gute? Bitewe n'impinduka ziba umunsi ku munsi muri izi mbuga nkoranyambaga, WhatsApp yatangaje yuko hari telefone zigiye guhagarikwa gukoreshamo urubuga rwa WhatsApp. Yes, iki kiganiro rero tugiye kukubwira ni impande zombi, ni telefone za Android ndetse na iPhone. Ese izo telefone tugiye kwibaza ibibazo bigera muri bine. Ese izo telefone za iPhone zigiye guhagarika gukoreshamo WhatsApp ni zihe? Ese izo Android ni zihe? Yes, ikibazo cya gatatu turaza twibaza ngo ese nukubera iki WhatsApp igiye guhagarika ikoreshwa ryayo muri zo telefone. Ikibazo cya kane turaza twibaza tuti ese wowe ufite telefone igiye guhagarikirwa WhatsApp niki ugiye gukora cyangwa se niki wakora ako kanya. Reka nze ngaruke duhera ku cyambere turebe ese izo telefone ziraziriki ni zihe, ese twakora iki turamutse tuzifite. Nkwibutsa yuko iki kiganiro uramutse ubonye hari uwo kireba cyangwa se ufite izi telefone ngiye kuvuga muri iki kiganiro, wakora share kugira ngo abashe kumenya icyo yakora ndetse n'impamvu telefone itazongera gukoresha WhatsApp. Niba uzi uwo WhatsApp yigize guhagarara cyangwa se utakikoresha, mwohereze iki kiganiro amenye impamvu ndetse nuko yabihindura. Yes, welcome. Yes, reka duhere ku mpamvu ya mbere rero tubanze tumenye tuti ese no kubera iki WhatsApp ubundi igiye guhagarika ikoreshwa ryayo muri izi telefone. Nkuko rero tubizi rero usanzwe tubona ama update muri ibintu by'imbuga nkoranyambaga, WhatsApp nayo ni rumwe mu rubuga rugenda ruhindura umunsi ku munsi bongeramo udushya, uyu munsi bagashyiramo utuntu dushyashya. Nizere ko abantu mukoresha WhatsApp mugenda mubibona iryo hinduka. Rero bivuze yuko ubushobozi bwa application buba bwatangiye kwiyongera. Rero nkuko telefone nazo zirirwa zihinduka, tukajya kubona tukabona iPhone soye telefone bageze kuri iOS cyangwa se systeme bakoresha nshyashya. Nk'ubu ngubu current cyangwa se igezweho kuri iPhone hagezweho iOS ya 18 n'ibice bitanu. Kuri Android ubu ngubu igezweho Android igeze kuri version ya 15. Uyu munsi rero kuba izo telefone zarateye imbere, ugasanga Android yo mu mwaka wa 2010 iracyari ku isoko, iracyakora, bivuze ngo aho WhatsApp igeze ntago igishoboye kuba yakorana na telefone yasohotse mu mwaka wa 2010, 2011, 2012 ndetse n'iza 2015. Izo zose ziba zigenda zitakaza agaciro cyangwa se ubushobozi bwazo kuri version yaba Android version cyangwa se iOS ya iPhone, zigenda zita agaciro. Niyo mpamvu rero WhatsApp isigaye ibona izo telefone zitashobokana na Android bagezeho. Yes, niyo mpamvu rero telefone zigiye guhagarara gukoreshwa WhatsApp kuri iPhone. Ndaje nzikubwira n'urutonde rwazo n'impamvu, ndetse no kuri Android. Niyo mpamvu rero impinduka za WhatsApp ndetse uko gukora n'ubushobozi bwa WhatsApp bugenda bwiyongera, nibyo bigiye gutuma izo telefone zitagifite ubushobozi bwo kuba bwakakira WhatsApp ngo ibashe gukoramo neza. Niyo mpamvu nta rundi rwango, ahubwo nuko telefone igihe cyazo cyarangiye cyangwa se iterambere ryazisize zasigajwe inyuma n'amateka bitewe na Android zifite version ntoya cyangwa se iOS iri hasi. Yes, nizere ko rero wowe ujya kugura iPhone banza umenye ngo ngiye kugura iPhone ifite iOS ya kangahe. Wipfa kuvuga ngo nguze iPhone utazi ubushobozi bwayo, utazi aho iPhone nshyashya igeze. Yes, nizere yuko izo telefone niba uyifite mukandaje mu bw'irutonde rwazo ndetse n'ibimenyetso byazo n'uburyo twareba Android version cyangwa se iOS ya telefone. Yes, welcome. Reka tujye ku kintu cya kabiri. Yes, ikintu cya kabiri ngiye kukubwira impamvu iPhone cyangwa se iPhone zigiye guhagarikirwa gukoresha WhatsApp. Yes, iPhone, urutonde rwa iPhone rugiye guhagarikirwa gukoreshwamo WhatsApp ni iPhone zifite iOS ya 15 n'igice kimwe kumanura. Yes, nizere ko niba ufite iPhone ifite iOS ya 15.1 kumanura 15.0 cyangwa se 14 n'ibindi, niba ukiyifite izo telefone WhatsApp uyisezere, agusuza kwesha izindi mbuga, ariko WhatsApp ntagizongera gukorana n'izo iPhone. Izo iPhone rero harimo iPhone 5S, abafite iPhone 6,
iPhone 6 Plus. Izo ni telefone eshatu bitewe na Android version zifite iOS version zifite ntago igifitingana na WhatsApp. Yes, sezera WhatsApp rero mukanye ndaje nkubwira icyo waza gukora mu gihe waba ushaka kugaruza ubutumwa bwo kuri WhatsApp cyangwa se uburyo wabisevinga ariko usezere kuri WhatsApp niba ufite iPhone 5S, niba ufite iPhone 6, niba ufite iPhone 6 Plus. Yes, mu minsi yashize rero hari amakuru yatangajwe ariko urubuga rwa WhatsApp rutangaza ko hari habayemo amakosa bitewe n'ama iPhone bari bagiye bashyiramo nka iPhone 6 Plus zo muri generation ya gatatu bari bagize ikibazo zishyirwamo ariko zitari ku rutonde. Byasubiyemo rero ni izi telefone eshatu nkubwiye za iPhone 5S, iPhone 6 ndetse na iPhone 6 Plus. Nizo eshatu hatagira undi ukuyobya akubwira izindi, gusa izindi nazo zisumbuyeho za 7 ndetse n'izindi nazo mu myaka 2 mwitegura impinduka. Ubwo niba uyifite utangira ujye gukora upgrade kuri iPhone ufite, kubera ko uko imyaka ishira niko nazo zigenda zitagaciro. Yes, bivuze ngo niba uyifite ufite izisumbuye kuri izi ngizi nawe itegure ko mu myaka 2 iyi WhatsApp iraza kubikureba ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga zitazajya zikunda muri telefone yawe. Yes, impamvu cyangwa se ikintu cya gatatu ndaje dukomeze nkikubwira. Yes, ikintu cya gatatu ni urutonde ngiye kukubwira rwa Android zitazongera gukorana na WhatsApp guhera muri aya mezi turimo. Niba uyifite rero itarahagarara itegure ko igiye guhagarara, urangiza ukora ikintu cya nyuma ndibuze kukubwira cy'icyo wakora mu gihe iPhone cyangwa se Android yawe itakyemerewe gukoresha WhatsApp. Yes, Android rero nazo icyo zigiye kuzira, Android version nshyashya ubu ngubu igezweho kuri Android tugeze kuri version ya 15. Niba ufite telefone ifite version ya 15 menya ko ufite Android igezweho. Niba ufite 14, 13 na 2 nta kibazo, ariko muntu ufite Android version ya 5 n'igice kimwe, please iyo telefone rwose ni ya kera irashaje. Hari zimwe muri application rero itakyemerewe gukorana nazo, ariyo mpamvu kwisonga WhatsApp igiye guhagarika imikoranire cyangwa se gukoreshwa kwa WhatsApp muri izo telefone bitewe nuko zifite ubushobozi buke butabasha kwakira WhatsApp aho WhatsApp igeze ubu ngubu. Yes, izo telefone rero harimo nka Samsung Galaxy 3, iyi ngiyi ndi kukwereka, Samsung Galaxy 3 iyi ngiyi ndi kukwereka kuri screen. Iyindi ni zitwa HTC One X, zini zimwe muri telefone zikomera ariko ni za kera. Galaxy One X ntago ikigezweho, nta bushobozi gifite bwo kuba yakoresha WhatsApp. Ni ngi ndi kukwereka Galaxy One X. Yes, abandi bakoresha Sony Xperia Z, Sony Xperia Z nayo ubushobozi bwayo rwose buraciriritse kwakira WhatsApp ni ikibazo. Niba ufite zimwe muri izi telefone rero, izi ni zimwe mu z'ingenzi cyangwa se muzizwi cyane zikomeye. Hari n'utundi dutelefone dutoya twaba dufite Android version ya 5 n'igice kimwe. Menya yuko ugiye gusezera WhatsApp niba itaranahagarara. Byatangiye ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu 2025. Nizere yuko rero niba itarahagarara fatira mu maguru mashya ukora iki kintu cya nyuma ngiye kukubwira ushobora gukora mu gihe Android cyangwa se iPhone yawe itagishoboye kwakira WhatsApp. Ubyitegure cyangwa se niba byarabaye ugire icyo wakora mu maguru mashya. Yes, ngenda cyari Electron, channel ni Electron Info. Reka nizere ko maze kuyikoraho subscribe. Niba utarayikora reba aho hasi segonda 1 ndetse na 3 uraba ubisoje iki kiganiro. Niba nta rundi cyafasha kora share kugira ngo ubashe kukimwoherereza. Yes, mu byo ukora byose wibuke kudusigira comment y'icyo twazagukorera ubutaha cyangwa se kuri iki kiganiro twaba twavuzeho. Waba ufite zimwe muri izi telefone zigiye guhagarikirwa WhatsApp cyangwa se niba hari uziyikoresha umwohereza ikiganiro. Yes, reka dukomeze rero tujye ku kintu cya nyuma twakora mu gihe telefone zacu zaba zigiye guhagarikirwa WhatsApp, tukabimenya ese twahita dukora iki. Ubujyanama nubuhe? Reka nze nkuha ubujyanama ku kintu cya nyuma wakora niba telefone yawe usanze igiye guhagarikirwa WhatsApp. Yes, kimwe mu byo wakora rero niba ufite Android version ya 5 n'igice kimwe kandi Android igezweho ifite version ya 15,
niba ufite ubushobozi byitegure uhindure telefone. Iyo ni inama ya mbere, hindura telefone uve kuri Android ya 5.1 wenda uzamure ugure Android 8 9 cyangwa se 10 kuzamura, cyangwa se niba ufite ubutumwa bw'ingenzi kuri WhatsApp shaka uburyo wabuhindura ukore backup ube wabuhindura, cyangwa se niba ari amakuru ufiteho uyahindure uyashyire ku zindi mbuga. Icyo ni icya kabiri. Ikindi cya gatatu nuko wakora icyitwa backup kuri chat yawe ukazishyira ku zindi mbuga, cyangwa se ukabisevinga kuri Google Drive ukaba wabikaho ama message ufite y'ingenzi kuri iyo telefone. Ikindi nuko wabyitegura ukabasha kubikora, cyangwa se byazakugeraho ukaba ubyiteguye. Icyo ni kimwe mu byo wakora. Hindura rero telefone ufite cyangwa se message ufite z'ingenzi uzihindure uzishyire ku zindi mbuga nkoranyambaga, cyangwa se uzapdating kuri iCloud niba ukoresha iPhone, cyangwa se uzishyire kuri Google Drive. Yes, nge nari Erickson, icyo nari ngamije no kukugezaho amakuru mashyashya, kandi niba urebwa nayo washe guhindura, cyangwa se nawe ugire icyo ukoraho ariko utazabona bigutunguye ugashiduka te WhatsApp yawe itakiri gukora. Yes, nge nari Erickson, reka nizere ko twabanye guhera ku munota wa mbere kugeza ku wa nyuma. Nizere ko tuzahurira mu bindi biganiro by'ubutaha. Yes, ciao.